Yes, reka nongere mbifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV, nongere mbaye ikaze kuri aka kanya aho tugiye mu kiganiro cyacu The Real Talk. Ikiganiro cyacu The Real Talk muri uyu munsi ni ikiganiro turaza kuganiraho byimbitse ibintu bigiye bitandukanye bishobora kuba byararanze iyi si yacu n'u Rwanda muri rusange, aho turahera mu mwaka wa 2020 kugera muri 2026. Ni ikiganiro ubwo birumvikana turazi kwibandaho ibintu byabaye mu by'ukuri mu gihe cy'iyo myaka 6 itambutse ndetse kugera aka kanya. Ngiye basuhuza ni Negros One kuri Eagle Stamina TV mu kiganiro The Real Talk, ariko muri studio ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Tugiye kujya tuganira gake gake twumva ese byaragenze gute muri isi yacu dutuye, nk'uko twakomeje tubivuga ku byo tugiye kuganiraho muri AMS. Manager arakomeza tubwira ese ni nk'ibe bintu bidasanzwe akeka turaza guhuza n'ibyo twakoreye ubushakashatsi tugiye kuvugaho hano. Manager, ibintu bidasanzwe ukeka yaba ari nk'ibihe byaranze isi yacu kuva mu mwaka wa 2020 kugera izi saha 2026. Yes, murakoze. Guhera uwo mwaka ikintu naheraho cyangwa se navuga nabonye gisa nkaho kidasanzwe ndetse cyahinduye imibereho y'abatuye u Rwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange, navuga nko ku cyorezo cya COVID-19 cyangwa se COVID-19, aho impinduka zatangiye kugaragara mu bice bitandukanye by'isi ndetse no mu Rwanda muri rusange, amashuri agahagarara. Ibyo bintu cyangwa se iyo virus uko yakomeje kuba pandemic ikwirakwira hose, byanga bikunda nta muntu itagezeho ingaruka zaba nziza cyangwa se mbi, ndetse natwe zatugezeho. Benshi bavuye mu kazi, abandi baratorongera bigira gute. So rero ntekereza ko iyo ndwara cyangwa se COVID-19 nubwo muri iyi minsi cyangwa se muri iyi myaka ya za 2026 wenda iyo ndwara itakivugwa, ntekereza neza ko itigeze ivaho burundu, ahubwo bisa nkaho hafashwe ingamba zituma igabanuka. Manager arakoze cyane nk'uko abivuze. Muri za 2020 nibwo hagaragaye twebwe icyo twari twiteze nka Vision 2020 mu by'ukuri ngira ngo iyo ari 2020 yabaye corona yaje ari icyorezo cyitwa COVID-19. Ni icyorezo cyagaragaye mu mpera za 2019, abantu uwo mwaka barawuza, benshi mu mashuri barasibiye. Ari icyorezo cyatangajwe na WHO kigaragaza ko ari ikibazo gikomeye ku isi, aho ibintu byose byagiye bihagarara, nk'amashuri, ibikorwa by'ibintu byose, imihanda igafungwa, ingendo zitari ngombwa zigahagarara, imyidagaduro n'iki, ahubwo hakaduka ikintu cya internet ku rwego rwo hejuru, kuko ibindi byose byari byahagaze, icyo twita nka lockdown. Bavuga ko isi yahagaze by'igihe gito ariko igahagarara byanyabyo. Manager, hari ibindi bintu byagiye biba, ese corona wavuga ko yagabanutse gute? Ni nk'izihe ngamba zafashwe muri icyo gihe kugira ngo igabanuke? Murakoze. Ntaragera aho ngaho, hari akantu wari uvuze ka internet. Buriya corona cyangwa se COVID-19 yatwigishije isomo ku bantu bamwe na bamwe, ndetse nanjye naryigiyeho. Hari abana cyangwa se urubyiruko, abantu benshi bakoraga ibintu bijyanye na internet, ndetse byanagaragaye neza ko internet yari cyo kintu cyangwa se yari cyo gisubizo gisigaye, cyangwa se niko kazi kari gasigaye kari karimo kuba kakorwa. So internet rero abantu benshi yarabazamuye, kuko muri iyo minsi twari turi mu rugo, ndetse wabonaga ko abapati benshi, abakomedian, abasingers cyangwa se abahanzi bahise batangira gucuminga mu gihe twirirwaga mu rugo, bityo ntahandi hantu twagombaga kuba duhungiye uretse kuri internet. Ariyo mpamvu bisa nkaho internet ariho yahise iboostingira ndetse ikanagaragaza uruhare rwayo mu kuba twateza imbere igihugu cyacu. So rero ku bijyanye n'ingamba, ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'amaguverinoma agiye atandukanye yagiye afata ingamba ku bijyanye no gutanga inkingo ndetse no gukumira
izo ngendo zitateganyijwe murabizi ko nko mu Rwanda byagiye bibaho dukora lockdown y'igihe kirekire, haza gufatwa ingamba zo kugenda bafungura ingendo gake gake kugira ngo hirinde ziriya ngendo zitateganyijwe, ndetse bakanashishikariza abantu kugenda bambaye ibyo byaje byitwaga ngo ni udupfukamunwa. Izo ni zimwe mu ngamba igihugu cyacu mu Rwanda cyafashe, ndetse byagiye binatanga umusaruro, usibye si no mu gihugu cyacu gusa ndetse no hanze mu mahanga naho wabonaga ko byagiye bitanga umusaruro. Habaho kwikingiza, habaho kubuza abantu kujya mu ma public places cyangwa se ahantu hahurira abantu benshi, mu rwego rwo kugira ngo twirinde ko icyo cyorezo cyakomeza gusakara hose. So rero ingamba zo ni nyinshi kandi zagiye zitanga umusaruro, ndetse cyane cyane mu buvuzi ibitaro byari byiteguye kuba byakwakira abarwayi ndetse no kuba byabafasha. Leta igerageza kugira ukuntu itanga inkunga cyangwa se no kugira uburyo kiyoroshya ubuvuzi bw'icyo cyorezo, kandi byagiye bigaragara ahantu henshi cyane, ndetse n'itangazamakuru rigenda ritubwira imibare y'abanduye, abakize. Ni ikintu cyiza rero cyangwa se izo ngamba zose u Rwanda rwafashe kugira ngo turinde abaturage. Ntekereza ko izo ngamba ziri mu byatumye mu by'ukuri COVID-19 cyangwa se iyo virus ya coronavirus igenda icika mu gihugu cyacu. Nk'uko ubivuze, ngira ngo batubwira ko ku itariki 5 Gicurasi 2023 aribwo umuryango WHO watangaje ko COVID-19 itakibarizwa muri Public Health Emergency of International Concern. Ubu ni muri bya byorezo byari bibangamiye isi, kandi nkeka ko ibyo byose byabaye kubera za ngamba wagiye ukomozaho: udupfukamunwa, gukaraba, kwirinda ingendo, kudahora ahantu hari abantu benshi. Nkeka ko kuri tariki ya 5 Gicurasi aribwo corona yari isa n'icecetse, ariko nubwo bidakuyeho ko icyorezo wenda cyari kigihari, ariko ntabwo cyari kikiri trend cyane, ahubwo tukiri ku buzima. Hari ikindi cyorezo nanone cya Ebola cyagaragaye cyane muri Congo ndetse no muri Uganda mu myaka igiye itandukanye. Cyo bakivuga iki? Ku kijyanye n'icyo cyorezo kindi cya Ebola, nakunze kubyumva cyangwa se uko nagendaga nkurikirana amakuru, nakunze kujya numva cyane cyane muri Congo bavuga ko Ebola ari indi virus yaje nyuma yaho, ariko mu Rwanda ntabwo yigeze isakaramo. Aho numva mfite amakuru naho ngaho muri Congo, aho umuntu wabaga yayanduye yashoboraga kuba yava amaraso ahantu aho ari hose hari umwenge ku mubiri wa muntu. Icyo cyorezo cya Ebola urumva muri Congo cyarabazengereje kigira gute, ariko mu Rwanda tubyumvise bagerageje gusa nkaho bakumira umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yazana icyo cyorezo ahangaha mu Rwanda. Ndetse Ebola ni icyorezo cyangwa se ni virus ikomeye cyane ugereranyije na COVID, kuko Ebola yo mu gihe gito cyane washoboraga kuba rwose wamaze gupfa, cyangwa se umuntu yashoboraga kuba yamaze kuba yapfa. Kugeza akanya sinzi ngo wenda kimaze guhitana abangana gute, yaba aho ngaho muri Congo cyangwa se ku isi muri rusange. Gusa amakuru ahari nuko, cyangwa se amakuru mfite nuko Ebola yo itigeze kugeza n'ubu ngubu iracyahwihwiswa. Hari abantu bakivuga ko Ebola ihari, ndetse hari ibihugu yaba yaranazengereje. Uvuze kuri ako kantu k'ibihugu, hano ndabona batubwira ko 2018 nibwo Ebola yagaragaye cyangwa se yamenyekanye cyane muri Congo, aho isa n'iyagabanutse 2020 COVID irahita yitereramo. 2021 Ebola isubira cyangwa se yimukira muri Guinea, aho yari Ebola y'akasamutwe kabisa. Mu gihe hano batubwira ko nanone 2022 Ebola yahise yimukira muri Uganda. Kugera ubu ntabwo imibare yabo imaze guhitana turayimenya neza, ariko bari mu magana kuko ni icyorezo cyagaragazaga ibimenyetso mu gihe kitarengeje amasaha 12, kandi ukaba utamara andi masaha 12 ibyo bimenyetso ukibifite. Uwo either ni ugupfa gukira.
ngira ngo dukomeje na byinshi twavuze turaganiraho mu kiganiro cyacu The Real Talk. Tugiye kugikomereza mu myidagaduro, cyane cyane turahera kuri football. Hari imikino yagiye iba itandukanye aho twabonye nk'igikombe twakwita cy'isi ariko cy'amakipe ataramenyekana, n'u Rwanda rwanatwaye. Ku ruhande rwa football wabibonye gute muri iyi myaka yatambutse? Ku ruhande rwa football ubundi ibintu aba ari ups and down. Uyu munsi ikipe imwe irabikora, ejo indi ikabikora, yabikoze ubushize ejo igaflopinga. So rero ikintu cyagiye kigaragara ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byagaragaye neza ko rwose football yo mu Rwanda cyangwa se football y'abanyarwanda ikiri hasi, cyangwa se siporo yo mu Rwanda ikiri hasi ugereranyije n'ibindi bihugu. Guhera nko muri iyo myaka yose yagiye itambuka, abakunda gusesengura ibijyanye na football baba babitangaza, nta muntu utabizi ku bantu bakunda gukurikira amakuru. Ntabwo nzi cyangwa se sindamenya wenda icyo abayobozi babivugaho ba siporo ku bijyanye n'imvugo ikunda kuvugwa yuko mu Rwanda siporo yabananiye, yaba siporo ya football ndetse no ku bijyanye n'amagare cyangwa se za siporo z'amagare. Ibyo byose rero cyangwa se imikino myinshi yagiye itambuka muri iyo myaka yose yarabaye, ariko biza akanya ntabwo turabona nta nubwo se haragaragara igisubizo cy'ubwo bunebwe cyangwa se cy'uko gucika intege kw'abanyarwanda cyangwa se cy'izo ntege nkeya z'abanyarwanda mu bijyanye na football, yaba mu gutwara ibikombe cyangwa se gutwara amashampiyona agiye atandukanye. So rero dukomeza gutegereza icyo ubuyobozi buvuga cyangwa se icyo ibitangazamakuru bigaragaza n'imibare ndetse n'igituma ibyo bintu bikomeza kuba byabaho. Hari abavuga ko ari inzara iri mu bakinnyi, sinzi niba ari byo, ariko ntabwo byabura ugereranyije ibindi bihugu uburyo bikina ndetse n'umupira w'u Rwanda. Umupira wo mu Rwanda wo rwose uri hasi, niyo mpamvu dukwiriye gushaka igisubizo cyatuma ibyo bintu byakemuka. So kuri football rero ndumva naho ngaho nagarukiriza, hanyuma tukareba ibindi bigomba kuba byakurikira nk'uko ibitangazamakuru bigenda bibigaragaza. Ego, kuri football nk'uko bivuze kabisa, ubona ko mu Rwanda imikino nyinshi itandukanye muri siporo, ari football ari ibindi, ubona ko imikino isa n'ikiri hasi, ari nubwo iri kuzamuka ariko ntabwo biragera ku rwego rushimishije cyane. Mu kindi twavugaho gato kuri football hano, nuko iya covid twavuze ya 2020 yatumye Euro Cup yimuka, yagombaga kuba 2020 bayijyana 2021. Ikindi wenda ni byabaye 2022 igikombe cy'isi muri Qatar, aho cyanatwawe na Argentine kuri penalty, itsinze Ubufaransa penalty enye kuri ebyiri. Ibindi byabaye 2025 ni FIFA World Cup. Yes, ni igikombe cy'isi kabisa, cyari cyitabiriwe n'amakipe menshi cyane, aho yari amakipe agera kuri 48 niyo yasoje World Cup yabaye amateka muri 2026. Iyi ikaba finale yayo yarahuje nanone Argentine na Spain. Spain kabisa ikanarangira inagitwaye. Ngira ngo kuri football wenda byabaye bidasanzwe. Ibindi ni Sekafa Kagame Cup, yes. aho yatwawe n'ikipe yo mu Rwanda, nayo yari yitabiriwe n'amakipe menshi cyane yo muri Afurika, itwarwa na Rayon Sport, kipe koko yatanze ibyishimo mu banyarwanda muri rusange. Reka kuri siporo duhiniraho, ahubwo dukomeze turebe igice cya kane, aho tugiye kuvuga ibijyanye n'intambara, cyane cyane turahera muri Ukraine. Ukraine 2020 byagaragaye ko habayeho nk'ihindagurika rya politike y'isi, aho Ukraine n'Uburusiya byananiye kumvikana kubera Ukraine ngo yashakaga kujya muri NATO,
kandi Uburusiya butabishaka mu rwego rwo kwirinda ko Amerika yatangira kugira ibitwaro yegereza Uburusiya inyuze muri Ukraine. Ni ibintu byabaye bitangaje cyane, ngira ngo nawe wagiye ubibona ku mbuga nkoranyambaga. Intambara kugera n'isaha rwose iracyakomeje. Ni iki wavuga nk'ibintu like nk'ingaruka yaba nziza cyangwa imbi wabonye intambara ya Ukraine n'Uburusiya yaba yarateje ku isi yose? Kaduhere nko ku ngaruka. Buriya intambara iyo ibaye hagati y'ibihugu runaka cyangwa se akenshi nk'izo ntambara ziba zirimo kurasana cyangwa se z'amasasu apana za ntambara z'amagambo, akenshi abo twita rubanda rugufi cyangwa se insina ngufi zibitikiriramo. Hari igihe abaziteje cyane cyane bariya twita ngo ni ibikomerezwa, akenshi bo baba bari muri business, ku ruhande rumwe binjiza amafaranga, hanyuma abandi cyangwa se abo twita abaturage basanzwe bo tukaguma dutsikamirwa. Nk'ubu ngubu hagaragaye ko tuvuge nk'urugero, ibiciro kuri buri kintu guhera ku rusenda, igitunguru, ibiciro byaratumbagiye cyane kandi ntabwo byitezwe ko bigomba kugabanuka, ahubwo kugira ngo bigabanuke byo birakomeza bikiyongera. So rero biba byiza cyangwa se iyo intambara iba nziza kuri abo bantu bo hejuru b'ibikomerezwa, hanyuma rubanda rugufi twebwe tukagira gute, tugatsikamirwa. Kurumva nimba buri kintu cyose ibiciro bigenda bizamuka kandi mu by'ukuri ko ibiciro bizamuka ntibiba byongera, biri bwongere ngo bigabanuke, kumanuka kugeza ku muhinzi wo hasi wa wundi wa nyuma ukura igicuruzwa mu murima akakigeza ku isoko. Uriya we noneho we amarira aba ari yose. So rero intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya yagiye yinjiramo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye mu buryo bwa bunini, binjiramo gake gake, bagenda buri gihugu kigenda gikamera cyangwa se kiyegereza uruhande rumwe. Wumva iyo uri nko mu matora hari abantu baba bakuri inyuma, hari n'ababa bari inyuma y'umuntu muhanganye. Ibyo bintu bigatuma ibihugu byose cyangwa se abantu baba victime y'ingaruka cyangwa se ibintu cyangwa se resulta zavuye muri iyo mirwano. Nk'uko wumvise nk'ubu nk'ejo bundi wagiye wumva ngo bafunze uriya muhora wa Hormuz wazanaga peteroli cyangwa se watambutsaga peteroli, bityo bituma ikintu kijyanye na essence zizamuka, abamotari bavuza induru bati turashize. Ibyo bintu byose kugeza n'isaha ni ingaruka z'iyo ntambara, na n'uyu isaha itarahagarara. Tutaramenya ngo abantu bari gupfa iki cyangwa se n'iki cyakorwa kugira ngo bibe byahagarara. Gusa twebwe twifuzaga yuko mu by'ukuri abayobozi b'ibihugu bakurikirana ndetse bakabasha kumvikana ndetse no kuba bagira amasezerano y'amahoro, mu by'ukuri intambara ikaba yahagarara. Yego niko bimeze kabisa. Ni intambara ikomeje kugira byinshi yangiza, natwe nyiracyahari n'ubwo wenda itakivugwa cyane, ariko abahari bo barabizi. Iyi ntambara bivugwa ko yatangiye ku itariki 24 Gashyantare 2022 nibwo yatangiye byeruye, Uburusiya butangije igitero kinini cya gisirikare muri Ukraine. Kugera aka kanya nta tangazo rihari rirasohoka rivuga ko yahagaze, bivuze ngo iracyariho, ariko wenda ntabwo ikivugwa cyane kubera hahise yitereramo n'izindi. Hari nayo tugiye kureba no ku gice cyacu cya 5 cyane cyane kuri aya makimbirane yagaragaye muri Congo 2022 24 niho M23 cyangwa se izwi nka M23 yongeye kubura umutwe. Twayiherukaga za 2012 nibwo yongeye kubura umutwe, ihangana bikomeye n'igisirikare cya Congo, aho byanateye cyangwa se byatumye habaho umwuka muke cyangwa se ubwumvikane buke hagati y'ibihugu bya East Africa, cyane cyane igihugu cya Congo n'igihugu cy'u Rwanda, aho Congo yatangiye gushinja u Rwanda ko
ariyo yaba iri inyuma y'imbaraga za gisirikare za M23. Biravuga ko M23 yegukanye Goma na Bukavu, ndetse ikanagira n'utundi duce igenda yifatira muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ntambara wowe ubona ari iki cyazatuma ihagarara yo muri Congo? Murakoze. Iyo ntambara nanjye njya numva n'ibyo ngibyo wumvise bavuga ngo u Rwanda rushobora kuba ruri inyuma y'umutwe wa M23 cyangwa se M23 mu kugira uruhare cyangwa se gufasha uriya mutwe kuba ku bijyanye n'intwaro, amafaranga n'ibiki. Nubwo u Rwanda rwabihakanye ariko ntawamenya, bishobora kuba byo cyangwa se ntibibe byo, ko politike ni ikintu kigari. Politike ni ikintu kigari. Kugeza aka kanya rero abantu benshi barapfuye, impfu nyinshi zakomeje kugenda zigaragara, nubwo hatangazwaga imibare itari ya nyayo cyane, ko nyine urumva nkatwe tuba tutaragiye kuri tere cyangwa se kuri site yaho ibyo bintu biba biri, kubera tuba dukurikira amakuru gusa. Intambara rero cyangwa se uwo mutwe wa M23 bakomeje kujya bavuga ko ubutaka barwanya cyangwa se hariya hantu bagiye bafata, ziriya places bagiye bafata, bo bagaragazaga ko izo ari ubutaka bw'u Rwanda. Niyo point batanga igaragaza impamvu bakomeza kurwana, bavuga bati aha hantu Congo ifite ahangaha, aha naho u Rwanda niko niyo point bo bagendaga batanga. Hanyuma ku ruhande rw'ingabo za Congo nazo zikaba zivuga ko cyangwa se zivuga ko izo places atari iz'u Rwanda. Rero M23 ikarwana isa nkaho ishaka kwagura aho hantu, ndetse byigeze no guhurizwa ko hari abanyarwanda bamwe na bamwe batangiye kugenda batura muri utwo duce M23 yagiye ifata. Ibyo nabyo bikagaragaza cyangwa se bikaba ikimenyetso cy'uko cyangwa se cyereka Congo yuko M23 imbaraga bavuga ifite, nta kuntu umutwe bita ngo ni uw'inyeshyamba wagira imbaraga zingana kuriya nta gishyigikira bafite. Ariyo mpamvu bavugaga yuko perezida cyangwa se u Rwanda cyangwa se umukuru w'igihugu ashobora kuba yarateraga ingabo mu bitugu uriya mutwe wa M23, akaba ari naho bakuraga imbaraga zituma bashobora cyangwa se babasha kurwanya kiriya gihugu cya Congo. Rero kugeza aka kanya ibintu biracyakomeje kuba imidugararo, uretse ko saga yo isa nkaho yatangiye kugenda igabanuka. Rimwe ngo bakoze amasezerano y'amahoro, ubundi ngo byadugaraye. Ikiba gitegereje cyangwa se icyo twe tuba dutegereje ni ukumenya ngo ibi bintu birarangira ryari, kuko biba bifite ingaruka nyinshi. Abantu benshi barapfuye, impfu nyinshi zagiye zigaragara, abandi baba bakajurite. Urabizi intambara ntago ijya ibura gusiga ibyo bintu inyuma. Rero mu gihe tugitegereje kumenya amakuru y'ibizakurikira nyuma y'izo ntambara, niba zizarangira cyangwa se izanakomeza, kugeza aka kanya ni progress. Turacyakomeza gushakisha amakuru ndetse no gutegereza ko hagaragara igisubizo kizima. Yego, arakoze cyane kabisa kuri iyo nyunganizi nziza cyane atanze. Twikomeje n'ikiganiro cyacu ni Daily Talk. Hariho n'ibindi byagiye bikomeza bivugwa. Intambara nanone yabaye skandali cyane muri 2025 ejo bundi kabisa, intambara ya Iran na Israel. Intambara nayo yabaye skandali, inatuma ibiciro bizamuka cyane, noneho biri kuba aho ahantu umuntu yategeshaga 800 byahise biba ngombwa ko ategesha 400. Byabaye double, urumva ko ari isa igihumbi. Urumva ko ari ibintu bikomeje gutera umwuka utari mwiza, yaba umwuka utari mwiza mu bukungu ndetse no mu mutekano. Ari ibintu byinshi cyane rero muri Daily Talk twari twateguye kuvugaho. Wenda ubwo reka tugaruke ku gice cya entertainment.
ariko wenda tutaza kugitindaho cyane kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza n'amasaha y'ikiganiro arimo aragenda agana ku musozo. Muri entertainment duhere mu Rwanda. Mu Rwanda hari title twabonye ngo Bruce Melody na The Ben, njye ndi one of kind, undi ngo ndi 001. Ibyo bintu urabivuga iki? Kugera iyi saa yini skandal yatangiye 2023, urabivuga iki? Bajya bavuga ko cyane cyane nko muri ibyo bintu bya entertainment, iyo saga nayo nigeze kuyumvaho ya The Ben na Bruce Melody, ariko ntekereza ko nkurikije uko ba nyir'ubwite bo bavuga cyangwa se ibyo batangaza, kandi ntabwo habura ibintu by'amatiku mu bintu bya entertainment. Amakuru mfite ni uko bo ubwabo iyo ugerageje kugira uwo uvugisha cyangwa se uwo muganiraho, bakubwira ko bo nta kibazo bafitanye, uretse ko nyine rumors muri entertainment zikunda kubaho, cyane cyane akenshi ziba zituruka mu bafana. Urumva abafana bo ubwabo nibo baba bahanganye, nubwo bigera mu itangazamakuru bikagaragara nk'aho The Ben cyangwa se na Bruce Melody bo ubwabo ari bo bahanganye, ahubwo ikintu njyema mbona abafana ahubwo ari bo baba bashaka kubahanganisha mu by'ukuri, bakurikije uburyo ki bagenda bastreamingamo indirimbo zabo cyangwa se amaproje yabo. Rero iyo umufana umwe atishimiye, tuvuga urugero, umufana wa Bruce Melody atishimiye The Ben, ntabwo The Ben yasohora indirimbo ngo uwo mufana ngo avuge ngo ni nziza. Urumva rero noneho abo bantu bombi bahuriye nko kuri stade cyangwa se bahuriye aho hantu cyangwa se mu gitaramo runaka, urumva umwuka bashobora gutanga, umwe avuga ati wanjye niwe uri imbere, nanjye wanjye niwe uri imbere, izo saga zose zikaba zazamuka. Ikintu navugaho rero kuri iyo ngingo tugezeho, ikintu navugaho ni uko abo bahanzi bombi nta kibazo bafitanye pe. Ni uko ntekereza ko impamvu baba bameze nk'aho bahanganye ari rumors z'abafana babo, umwe avuga ati wanjye niwe uri imbere, undi avuga ati wanjye niwe uri imbere. Gusa abahanzi bo babona ko icyo baba bashyize imbere ni ugukora project zabo, baba bashimisha abafanzi. Gusa izo rumors nta nicyo ziba zitwaye, bibaho kuko na kera mu myaka yashize, sinzi nimba wibuka neza, bigeze igihe The Ben asohora indirimbo yitwa Habibi, sinzi nimba wenda uwo mwaka wabo byibuka neza, ni nabwo haciyemo iminsi mikeya uwitwa Ngabo Medali cyangwa se uzwi nka Meddy yasohoraga indirimbo yitwa Ntawamusimbura. Izo ndirimbo nazo zavugishije abantu cyane, bamwe bavuga bati Ben ararenze, Meddy ararenze. Ibyo bintu rero urumva ko ari ibintu bibaho, nk'ibyo byabaye cyangwa se ni nk'iyo saga ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Ntekereza ko njyewe ku ruhande rw'abahanzi bombi bo nta kibazo baba bafitanye, uretse ko haba harimo izo rumors z'abafana. Yego, tunabibutsa ko aba bombi bamaze guhura mu bitaramo bigiye bitandukanye nyuma y'uko habaye uwo mwuka utari mwiza mu bafana. Aba bahuriye mu gitaramo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025, The Ben asanzwe akorera muri BK Arena yiswe New Year Groove. Aba bakaba kandi baranahuriye mu izenguruka ry'igihugu ry'ibitaramo bigiye bitandukanye, aho bataramiye Musanze, i Nyagatare, i Bugesera ndetse n'i Rubavu muri gitaramo bise 2026 Summer Country Tour. Urumva ko ntabwo baba bafitanye ibifungo mu by'ukuri, baze guhurira muri izo proje. Twari kuvugaho no ku mikoranire yabo, niyo twavuze ibitaramo bagiye banakora, ndetse tunitega ko ASAP baza duhereza na korabo y'indirimbo. Birashoboka cyane kuko ni uruganda rwa muzika. Hanyuma hano dufite abahanzi bato bakizamuka, twari twahisemo kuvuga kuri umwe
ariwe Waboy cyangwa se uzwi nka Yampano. Turareba iyi myaka ye kwa 2021 kugera 2026. Muri 2021 Waboy yakoze indirimbo yitwa Mayibobo, 2022 akora Uwo Rizagwira, 2023 akora Sibyanjye, 2024 akora Uzankunde, 2025 akora inyinshi zirimo na Angara. Azajya kwangara, azajyane ibyo kurya n'ibyo kwambara. azajyane ibyo kurya n'ibyo kwambara. Ikintu tugiye kuvugaho dusa n'abagana ku musozo, ni tuwa zagiye zigaragara muri Afurika ariko n'u Rwanda rukaba involved n'aba bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane live streaming mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ubwo ni Ishospeed ndetse na Ashton Hall. Aba bo urabavuga iki? Ikintu navuga kuri abo bagabo Ishospeed ndetse na Ashton Hall, bene biriya, reka mvuge kuri Ashton Hall. Ashton Hall aza mu Rwanda yagaragaje cyangwa se yakoze ibyo nakita nk'ibikorwa by'urukundo ndetse no kwamamaza no kugaragaza ubwiza bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho yafashe uwitwa ngo ni Kagarara, uwitwa Kagarara, umugabo muto cyane kabisa, ariko ufite ibitekerezo byinshi ndetse mwagiye munamubona ku masocial media menshi cyane. Ashton Hall yagendanye nawe mu bihugu byinshi, ariko agamije kugira ngo nk'umu content creators babandi baba bari hasi, umuntu akora ibintu byiza bibafitiye umumaro ntimubikunde. Ariko Ashton Hall yagerageje kugaragaza neza ko u Rwanda ari igihugu cyiza ndetse kirimo amahoro, umutekano, bityo biriya bintu binagaragaza kuba Speed yaraje, Ashton Hall akaza, hari n'undi wayisuza ngo ni Tengetenge, ba Kabilenzi nabo baje mu Rwanda. Biriya bigaragaza ubwiza bw'igihugu cy'u Rwanda, kuko ibyamamare byinshi biza bitugana ndetse bikanagaragaza serivisi u Rwanda rutanga. Abantu baba bari open kudusura, dufite ibyiza byinshi tuba turi kubereka, bityo ndetse hakazamo nyine n'icyo gikorwa cy'urukundo cyo kuba nka Ashton Hall yarafashije cyangwa se yarazamuye uwitwa Ashton Small tuzi nka Kagarara, akaba amugejeje ku rwego agezeho aka kanya. So rero ni ibintu byiza ndetse n'ibintu byo kwishimira nk'u Rwanda kuba dufite igihugu gifite tubona abashyitsi baradusura. Urumva nk'ibyo byamamare byose biba byatugendereye, rwose ni ibintu byiza bigaragaza isura nziza nk'igihugu cyacu, ndetse nanashimira rwose imbaraga bakoresheje, ndetse nshimira na Kagarara kuba atarigeze acika intege agakomeza akaba yakora cyane. So rero ni byiza, dukomeze twakire abashyitsi mu Rwanda. Niba nanyemerere ariho dusoreza iki kiganiro cyacu. Tubibutsa ko ikiganiro cyitwa The Real Talk, ni ikiganiro tuzajya dukoreramo ibintu bigiye bitandukanye, aho tuzajya tuvuga topic zitandukanye, no muri comment bagiye baduha topic turavugaho bashaka. Nibyo byiza. Twe muri iki kiganiro rero tureba ibyabaye, tukabaza ibibazo, ndetse tukanavuga ukuri. Iyo niyo siroga twe tugenderaho. Tureba ibyabaye, tukabaza ibibazo, tukanavuga ukuri. Ikiganiro ni The Real Talk, gica kuri sheni zose za Eagle Stamina TV. Ubone kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Twitter ndetse no kuri YouTube. Mukaba mukigezwaho na Negros Neywan. Reka ngushimire kandi nongere nguhe ikaze ku wundi munsi nk'uyu, ku yindi saa nk'iyi, turi mu kindi kiganiro, ku yindi topic yacu muri The Real Talk. Yes, nanjye ndabashimiye cyane. Ntibakomeze badusangiza abandi, turabakunda. Ni The Real Talk, yari manager ndetse na Eagle Stamina TV muri rusange, Dasiho.
reka tubabwire kandi banyarukire kuri TikTok basacingemo Mwizerwa Innocent, ubundi bamukurikirane. Ni umuhanzi mwiza cyane mwiza ufite indirimbo zigiye zitandukanye kandi ziri live. Nabararikira kumukurikira, indirimbo nziza ziri mu gakiza. Ikiganiro ni Dario Talk, ni Negros ni one. Murakoze cyane. Stravisa Stravigo.